umva uriya n'umukobwa ibyo afite ni uriya akunda abakobwa none umva ahubwo maze kwandikira umugore wanjye mukanya araje umugore wawe umugore Quando me disse? Fresh man, mas eu disse. De fama. Muito. Quando me disse, não. Só tu tinha nada. Cara. Wenda kuzuri basi nagushyirira. Ntago niba wasuni. Cara. Umva man, manzi uramwibuka? Manzi we. Manzi twiganye. Manzi. Manzi twagendanaga. Akuze imyaka iciyemo. Imyaka iciyemo yihe ko performat. Hey babe, sorry. What? Hey. Kabe. Pita se. Ça va? Ngwamazi. Yeah. Baby boy. Amazi ibiki wambaye ikanzu wambaye usimbiri y'umuhoni nkamwe ko gufite huhuna haha iyo wawe icyo kunda kandi bakugura muri salo cyangwa ukina kuvugana n'inshuti yawe ni kujya guhindura nonaha umva iyi ni inzu yanjye ahanga mba ni iwanjye inshuro zose mbwira guhindura bizubuka urabisa cyakunda wambaye gutya kuko uziteke zawe uzuzaba ikiganiro utaha Maze rero. Zuniga idatekereza. What? Kimana. uri kwiba mani ni kwiba Njyewe ntabwo nzazira kutazi kwiga. Ushaka amazi gabana? Yeah. Cool. Kimana. ugenda wambaye gutyo hari amahumi wambwiye mpindure nahinduye nakubwiye ifasha kubona wambaye gutyo hari amahumi wambwiye mpindure nahinduye imiterere yose iri hanze uko bigenda kose ugomba kubanza ko nabigaragara nshaka kugenda wambaye gutya mbabarira Jesus is Lord. mbabarira rwose umva uriya n'umukobwa ibyo afite nyenda bifite uriya akunda abakobwa Meze zamani. Ikanya turi gutangira gukina ugahita tugenda. Muhinde yaciye umugani mu kinyarwanda ngo ribaruraye. Umva ahubwo maze kwandikira umugore wanjye mukanya araje. Umugore wawe? Yeah. Umugore?
hafi isaha n'isaha araba ahageze. Ubu mwana uwo niwe uhageze. Hello. Hi. Okay. Good. Nanyereze kuri toilette. Yeah, karibu. Uri mu biki? Ndi mu byo ushatse kuvuga iki? Ndi mu byo ushatse kuvuga. Ni ikibazo kitumvikana. Ibi ni ibiki wambaye? Amabere yose ari hanze, ikibuno cyose kiri hanze, gusa n'ibi ni ibiki? Usa wambaye gutya imbere y'amahumi yanjye, uriya ni umuhungu akunda abakobwa, kugira ngo umwimurike imbere akurebe se agukunde. Jesus is Lord. Ese ntabwo wabikunze rero atamenya neza. Okay, nabikunze kubikunda, ariko waje wambaye amabere ari hanze, ikibuno kiri hanze. Ukuri kuzambaye amahumi yanjye. Nta imyenda nari mfite yo kwambara. Indi myenda yo kwambara? Niba ufite? None se tubireke. Jya mu modoka yanjye harimo igikapu, haba harimo imyenda yanjye yo guhindura wenda bitewe na gahunda mfite. Genda ugikuremo uze uhindure wambare ibindi. none se ugenda imyenda mu modoka? Ibyo birakureba. Wowe ugenda mu modoka ukora ibyo nkubwiye. Uri kumva? Hano nkari kuburana nawe twarangiye. Ndi kwisekera. Aragaruka. N'utuntu yari yibagiwe mu modoka ni igikapu agiye kuzana. Aragaruka se? Aragaruka. Ntabwo ushaka ko nyakufasha? Oya, nta mpamvu. Aragufasha aratubwira. None se? Umara igihe kingana gute? Tumaranye amezi 7. Urabizi hari igihe ndakaza ariko ibyiza bye biruta ibibi bye. Ni fresh kabisa. Nanjye wanjye ibyiza bye biruta ibibi bye. Niyo mpamvu nyumva mani. Ibibi bye biruta ibyiza, si ubwo urumva hari impamvu yo kugumana nawe. Njira. Oh shit! Oh shit! Jesus is Lord! Oh, imana pese mukunda guki. Musisego waona kwahisi. Let's go again. Ese não sinzi na bushi. Sema. Seria uma beleza. Hands up. What up? What's up, guys? Hey guys. Hello. Shit. Hey guys, so like What up guys? We'd like for you to describe.
It's not just we know Okay. Hello guys, twasabye ngo mukore subscribe kuri ino channel ahantu hari akaboro k'umutuku ako nyine mureba ko kari mu Rwanda hariho n'inzogera kandi kagari kariko jya kuri reba regarde TV 1 atari ya televiziyo unaona shambata wewe Simani ngiye gukina ndi umurebe birezi bien ko nabishobora ariko bya bintu binini let's go let's get it yeah man let's get it man bitaba ngo ngwengera Nese ko mutangiye uburaya madamu nikuze hanze ko byagenda kose igomba kugaragara ako ntabwo iri hanze kuko muzi keke zawe uzo zabikira mu